gutsinda abantu bamwe bagutinya. Hari igihe umuntu afata icyemezo cyo guhindura ubuzima bwe akavuga ati ngiye gukora cyane, ngiye gutsinda, ngiye kuba uwo nifuza kuba we, ariko icyo gihe nibwo atangira kubona ibintu bitangaje. Abantu bamwe batangira kumuseka, abandi bakamuca intege, abandi bakamwibazaho. Hari n'abatangira kumutinya. Kuki? Kuko gutsinda kwawe bibibutsa ibintu batigeze batinyuka gukora. Iyo ushaka kuzamuka ntabwo abantu bose bishimira urugendo rwawe. Hari abumva ko impinduka zawe zizabashyira ahantu hababaza, bakumva ko ugiye kubabera urumuri kandi bari mu mwijima ariko udafite icyo ruzabamarira. Ntabwo bababazwa cyangwa se ngo bagende kubera yuko wabaye mubi. Oya, bababazwa n'uko uri kuba mwiza kurusha uko bari barakumenyereye. Bari barakumenyereye mu nzoga, bari barakumenyereye mu kwirirwa wicaranye nabo, ariko ubu ugiye kujya ahubwo uzubahereza udufaranga mu izo nzoga zanyu, mu iki, nyine uba umuyobozi muri bo, kandi ntabwo baba babishaka. Reka dutangire igice cya mbere. Abantu batinya impinduka zawe. Iyo umuntu akumenyereye uri mubi, ushidikanya, ucika intege vuba cyangwa utinya kugerageza, yumva afite amahoro. Ariko umunsi utangiye kugira discipline, ugatangira kubyuka kare, ugatangira kwiyubaka, yewe ugatangira kuvuga uti nanjye ndashoboye, abantu bahita bumva utangiye kubarusha. Ntabwo buri wese ashobora kwakira impinduka zawe. Hari abantu bakunda wowe wa kera udafite imbaraga, wowe wa kera udafite amahirwe yo kubaho, bakumva ni wowe bishimiye. Ariko iyo utangiye gutsinda, uba ubaye ikimenyetso cyerekana ko n'ibyo bavuga ko bidashoboka bigiye gushoboka. Niyo mpamvu bamwe batangira kugutinya, batinya confidence yawe, batinya iterambere ryawe, batinya uburyo utagisaba ko babanza kukwemera kugira ngo ugire icyo ukora. Turebe igice cyacu cya kabiri. Ntukemere ko ubwoba bwabo bukubuza kugera kure. Ikibazo gikomeye abantu benshi bakora ni uko batangira kugabanya inzozi zabo kugira ngo abandi bumve bisanzuye. Bakahisha talent zabo, bakagabanya imbaraga zabo, bakareka gukora cyane kugira ngo batazavugwa. Ariko wibuke ibi, ntuzubaka ubuzima bwawe ushingiye ku bwoba bw'abandi. Niba ushaka gutsinda, wemere ko hari abazakwitandukanyaho, hari abazakwanga ukagira ngo hari ikibazo mufitanye kandi mu by'ukuri nta gihari. Hari n'abazavuga nabi, hari abazavuga ko wishyira hejuru, nyamara ukuri ni uko ngiye kukubwira. Iyo umuntu yiyubaka, abantu bamwe bumva asa n'ubashyira ku gitutu, ariko ibyo si ikibazo cyawe. Inshingano yawe ni ukuzamuka, ni ukuzuza intego zawe, ni ukwereka isi impano ufite. Ntukagabanye urumuri rwawe kugira ngo abandi bumve bemerewe neza mu mwijima. Ubwo ndavugana na wa muntu ujya ufata umwanzuro wo kugira ibyo areka kugira ngo ashimishe abantu. Turebe igice cyacu cya gatatu. Abagutinyaga bashobora kuzahinduka bakakwigiraho. Ikintu cyiza ni uko igihe gikora byinshi. Hari abantu baguseka ejo, nyuma bakazatangira kubaza uburyo wabigezeho. Hari abakubwira ngo ntabwo ushoboye, nyuma bakazakwifuza cyangwa se bakazifuza kumera nkawe. Buriya result ziravuga cyangwa se umusaruro urivugira. Iyo ukomeje gukora, ukomeza wihangana, ukomeza kuzura urugendo rwawe ukarukora cyangwa se ukanarwizera, igihe kiragera abantu bakabona ko ibyo wakoze bitari amahirwe ahubwo byari determination, byari amahitamo. Ntugapfushe igihe ushaka kwemerwa n'abantu, ushaka kwemerwa na buri muntu wese. Abantu bose ntibazagukunda, ariko ntabwo ugomba gukundwa na bose kugira ngo utsinde. Icy'ingenzi ni uko wowe ubwawe wemera uwo uriwe ugakomeza. Turebe igice cyacu cya kane. Mu gice cyacu cya kane ngiye kukubwira ubutumwa bukomeye. Hari umuntu uri kunyumva uyu munsi umaze igihe yikururira ibibazo byo gushaka kugendana n'abantu ngo bari kuri level imwe, ngo ataza gutumbagira ngo bakavuga ngo yabiciyeho kubera gutinya ibyo abantu bazavuga. Uratinya gutangira business,
uratinya gusubira kwiga, uratinya kuvuga igitekerezo cyawe, uratinya kwigaragaza. Ariko reka nkubwire ikintu kimwe, ubuzima bwawe ntibugomba kuyoborwa n'ibitekerezo by'abantu batigeze bakora inzozi zabo ngo zigere ku iherezo. Niba ufite viziyo cyangwa se ufite icyerekezo, ukaba ufite impano, ukaba ufite inzozi, hari abazaguseka mbere na nyuma, hari abazaguseka, hari abazakugaya, hari abazakunegura, ariko nyuma bazagukomera amashyi. Uzasanga bicaye bagukomera amashyi, bagurira iyo fanta wikomereza. Hari abazagutinya uyu munsi, ariko ejo bazakubaha. Gutsinda ntabwo ari icyaha, gutsinda ntabwo ari icyaha, kwiyubaka ntabwo ari arrogance, ntabwo ari ukwikunda, ntabwo ari kuba selfish. Kwigirira icyizere ntabwo ari ukwishyira hejuru, ni ukwemera agaciro kawe. Niba ushaka gutsinda, emera ibi ngiye kukubwira. Ntibizashimisha abantu bose. Hari abazagutinya, hari abazakwitwaza, hari abazavuga byinshi, ariko ntibikubuze gukomeza. Komeza wiyubake, komeza ukore cyane, komeza wizere inzozi zawe, kuko umunsi umwe ubuzima ushaka buzubakwa n'umwete wawe, atari opinions z'abantu cyangwa se ibitekerezo by'abantu. Iyo ushaka gutsinda, abantu bamwe baragutinya, ariko ntukemere ko ibyo bikubuza kuba uwo wagennye kuba we. Niba ukunze iyi video yacu, gisangiza abandi, ibuka gukora subscribe, kora comment, tugezeho ibitekerezo kugira ngo ubutaha tuzagutegurire izindi motivation nk'izi video, cyangwa se tuzagutegurire business ideas. Ndabakunda, ngira imbabazi nk'ibisanzwe. Imana yo mu ijuru nibarinde kandi ibyo murimo byose bibahire. Abantu mufashe umwanzuro uyu munsi wo kutongera kumva ko mwanzwe n'abantu kubera ko mutari muzi impamvu, ni ukubera ko bazi ko mugiye gutsinda. Niba uzi ko uri mu bantu bafashe umwanzuro wo kugiye gukora utitaye ku bantu bagiye baturimita kenshi, ugatekereza gutangira iyo YouTube, ukavuga ngo ninjya kuri kamera bazandeba bate, ugatinya gutangira iyo projet, ukavuga ngo baraza kumvuga bate, ni failing barandeba bate. Uyu munsi wa none tangira ukora utitaye ku jisho ry'umuntu, urebe Imana yo mu ijuru yonyine izakuyoboze ubuhanga n'ubushobozi bwayo. Ndabizi kuzagera kuri byinshi wifuza hamwe no gusenga. Naho ubutaha mu zindi video, gera imbabazi. Hano ni kuri Mbabazi Empire. Bye bye.